abasangire mbyutse mbona ibintu ku mbuga nkumva ndasetse kabisa. Ngahishe Speed ngo ngabasani ngo mwahuye nabo ngo yabamariye iki, ngitangazamakuru ngo baba influencer ngo twabonaga bikaraga imihanda ngo batakoze ngo kuri zira nkuru ngo ko tutigeze tubabona ngo baza kwikaraga imbere ya Hishe Speed. Ngizi nyine ngizi ingaruka z'ibyo twabibye, ngo uyu musaruro. Yes, muzarebe muri no showbiz ninde muntu w'umuhanga wize nkuko mubivuga uza agavuga ibintu by'akazana content ze z'abantu bari polivara bari intelligent bize z'ubwenge nyine zituma abantu bunguka ubwenge mukazireba. Uretse abantu baje bavuga ibintu by'ubugoryi nk'aba pastor ntuza bamwe murabazi bande babaza ibintu by'ubugoryi bavuga ibintu by'ubugoryi, sibo bafite FM, sibo aba influencer mu promoting. None uragira ngo aje kubazwa nande, uragira ngo aje gukorwaho content nande? Ninde muntu dufite mu ba content creator uri kuri urwo rwego rwo kujya kuba ya challenging Hishe Speed? Ikindi mwivuga ngo nta bantu bagiyeyo, kuko bagiye mwarabibonye ba Rutambi, mwarabibonye ba Kagarara n'abandi. Kuki mudafata zira content bakoze ngo muzi promoting, mwerekane ibyiza bakoze, mwerekane ko ba challenging? Ngubu video ya Rutambi ari gukwega ziriya ajes, nta muntu n'umwe nigeze nyibona ku rubuga rwe. Kubera iki? Uvuga ngo namwe ubwanyu mwatinye kujya guchallenginga Hishe Speed, ushora y'abandi nabo mwashaye ntimuba promoting. Mwamwigize intyoza, mwigize abahanga mu bintu byose. Ibi bintu KNC yarabibabwiye. KNC yarabibabwiye ko ibintu byo kwimika ibintu by'ubugoryi, uje avuga ubugoryi mu muha platform, abaje bafite ama content abo nyene muvuga ngo bize da. Ujibona bafite ama views nyene barabivamo bajya mu bindi bibatunga. Rega ntago wakora ikintu kitaguha umugati, tubyemere. Rabonye Kasuku rero, Kasuku ngo babantu ngo birirwaga ngo bashyushye ngo bageze ku bya Hishe Speed, ngo kwerekana ngo isura nziza y'igihugu, ngo ntibagiye. Yes, ahubwo dushimira abantu ko baba bamenye imyanya barimo n'ubushobozi bafite, bakamenya ibyo bakora n'ibyo badakora. Nyine nimba uzi kuri mu content creator ukaba utazi icyongereza cyo kuganira na Hishe Speed, wijya gutikuza bireke, hanyuma bazi urwo rurimi babikore. Ahubwo Kasuku ko nzi yuko ujye useka abantu ngo ntibize, kandi wowe warize ugiyeyo kufite platform gukora ibintu bya showbiz nk'ibyo dukora. Gukora ibintu bya showbiz nk'ibyo dukora, kuki wowe tutakubonye hariya ahantu noneho ngo ugende uganire na Hishe Speed, umukubite ma challenge, umutumire igikondo mu ry'inkoko? Man, ibi bintu mujye mubyihorera, ibintu ni ibyacu. Ibi biboro by'aba content creator habamo ishuri hakabamo n'impano, ariko ntago kubera kwigira abahanga, kubera kwigira ko tuzi byose, ntago baba mushaka nyine guha buri muntu n'icyo ashoboye ngo mumuhe platforms abantu mufite influence iri hejuru. Yes, nimba hari umuntu wazanyaga content uzi izo ndimi wize neza, nawe ajye hariya nyine performing agaragara. Nyine barabivamo bigendere bajye mu bindi mu turimo turi bubaha amafaranga. Murabizi muri no showbiz mu Rwanda, utiyambitse ubusa, utigize ikigoryi, ntago ushobora gucuruza, never. Rero bakoze ibyo bari bashoboye, ahubwo kubera iki mutari kureba cyane abakoze hari ahantu bagerageje bagakora challenge, bano ba Rutambi, bano ba Kagarara, buriya mupeti wari ufite keke ikoze mu ishusho ya Hishe Speed, ngo mubahe platform man.